Hello mwiriwe neza ndabasuhuje aho muherereye mu nce z'igihugu zose abari mu mujyi wa Kigali no mu ntara ndabaramukije. Nkuko bisanzwe rero tuganira ku biganiro byo gufasha abana uburyo twakwita ku bana ndetse tunafasha ababyeyi mujye muza muri comment muvuge ibibazo tubafashe yaba ababyeyi batwite n'ababyaye bari mu rugendo rwo kurera. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko tugaragaza uburyo twakorera isuku ibikoresho by'umwana cyane cyane by'umwihariko bibero. Hari abantu benshi bibaza uburyo ki bibero zisukurwamo. Hari n'ababikora bakabikora nabi ugasanga umwana abigizeho ikibazo kuko nkuko twabibonye ikintu cya mbere ku mwana ni isuku. Rero turi bwerekane uburyo butandukanye dukoramo isuku, hari ukubyoza, hari ibikoresho dukoresha turi gukora isuku ndetse n'ibikoresho bya bibero. Ibyiza rero byo gusukura ibikoresho by'umwana bimurinda indwara za hato na hato zo mu nda ndetse bikaba byanamurinda n'ama infection. Nkuko twabibonye bibero z'umwana ushobora kuyikoresha kuri ba babyeyi bakunda kwikama baba business women cyangwa se abaforomo ndetse n'abandi babyeyi bose batabona umwanya wo kwita ku bana nk'uko bikwiriye kubonsa. Twabonye video y'ubushize ibyiza byo kwikama n'ibibi byo kwikama. Uyu munsi rero nk'uko kwikama dukoresha ibikoresho, hari abakoresha manuel, hari n'abakoresha kwikama bakoresheje intoki. Rero tugiye kureba ese bya bikoresho za bibero twikamiramo dushyiramo amata y'umwana cyangwa se amashereka y'umwana zisukurwa gute, zikorerwa isuku gute. Ubundi ikintu cya mbere ni byiza kugira ibikoresho bihagije. Ni byiza ko nimba ufite bibero ukoresha gira byibura bibero nk'eshatu kuko iyo ari imwe yonyine y'ubwayo yamutera ama infection kuko ntago wafata bibero uhise wongera urayogeje. Hari n'ababyibagirwa babandi dukoresha abakozi bo mu rugo. Umukozi wo mu rugo ashaka kuvuga binteye ubunebwe ntago nashobora kujya noza buri kanya bibero y'umwana uko agiye kuyinyweramo, kandi umwana anywa amata inshuro nyinshi ku munsi ndetse n'ababandi bakamirwa amashereka akoresha amashereka inshuro nyinshi ku munsi. Ni hahandi rero ushobora kuba ufite bibero imwe akajya afata ya bibero yakoresheje n'ubundi agasukongera agasukamo amata y'umwana, bya bindi bizamutera ama infection, bizamutera inzoka. Ni byiza rero kugira ibikoresho bihagije, byibura gira bibero eshatu uzajya usimburana. Nimba amaze gukoresha imwe aka kanya, saa sita niyongera kujya kumuha abone yakoresha, nimugoroba abone yakoresha, mu gitondo ajye abikorera isuku, abiteke bibe bimeze neza, abikoreshe bifite isuku. Rero tugiye kurebera hamwe uburyo bikorwamo isuku. Ese tubikoresha isuku gute? Ese dukoresha ibihe bikoresho? Nkuko twabibonye rero hari ibikoresho bitandukanye dukoresha. Hano dufite amabase abiri, imwe turayogerezamo indi turayinyugurizamo. Ahangaha niho turashyira ibikoresho turaba tugiye guteka. Rero hano dufite bibero eshatu, ngizi zose, ngizi ni bibero eshatu. Dufite akogesho ko kogesha kwa kundi amata aba yafashemo ukagakubamo akavamo. Dufite porte savo y'isabune y'umwana dukoresha turi koza ibyombo, dukoresha turi koza bibero z'umwana. Dufite n'akogesho, birashoboka ko wowe waba ufite ka kogesho ka eponge ariko buri wese n'ubushobozi bwiwe. Sinangombwa ko tujya kwipanika agakoresho ka eponge, karahenda, kandi nkuko twabibonye ni byiza ko tugira economy tukirinda gaspillage kandi ibintu byacu tukabikora bifite isuku. Noneho tugiye gutangira koza bibero. Gutangira koza rero urayifungura ukazitandukanya na tetine kugira ngo bize kukorohera woza, kuko hari igihe mo hano haba hafashemo amata. Ni cyaka ngaka kamaze gakubishamo hano ndetse ukaba wanagakubishamo hano muri tetine. Hari igihe haba hafashemo amata nk'ubu ngubu urabibona. Dukomeza tuganira rero babyeyi mujye mugirira isuku ibikoresho by'abana banyu. Iyo utabigiriye isuku bimuteza kurwara inzoka yo kunda kwita gastroenterite, umwana agafatwa ruka ntumenye ngo ni ibiki.
ku babyeyi babyaye bwa mbere bataramenyera ngo bigenda bite. Ushobora rero ugasanga umwana agiye mu bitaro mu buryo utari wateganije, kandi nabyo ni bya bindi twabonye bituma ubukungu bw'urugo budasagamba, ibintu bituma ujya mu bitaro bya buri munsi. Ntabwo ari byiza, tubyirinde, dukorere abana isuku nk'uko bikwiye. Uko mubibona rero ntangiye noza aka kabibero, ndakoza neza n'isabune ihagije ndetse n'amazi meza. Nk'uko nabibabwiye rero, akamaro k'aka kogesho ni uko kaza kagasukuramo hano, kagakubishamo kugira ngo nimba hari n'utwasigayemo twumiyemo, twari tutaratumbama neza, tuvemo kandi ntibiteze umwana ubundi burwayi. Ukanakubona ahangaha ku mutwe, ko ahangaha tuhafungira bibero iri kumwe na tetine, naho hajyamo amata. Kongera ugasigaho isabune ihagije. Ngewe nkoresha tembo ku bikoresho by'umwana, mfite na porte savo yiwe nkoresha ku byombo byiwe. Ese wowe ukoresha iki? Aho ngaho niwe wabona ukoresha icyogesho wogesha amasahani yawe yo mu rugo, kandi si byiza. Usanga harimo amavuta, kandi n'ibyo kurya by'umwana biba bitandukanye cyane n'iby'abantu bakuru. Tugirire isuku rero abana, ngo ni isoko y'ubuzima, kugira ngo abantu babeho neza, bagire ubuzima bwiza. Cya mbere ni isuku. Ka kogesho urabona ko turi kugakoresha dukubamo hano, haba hafashe amata, kandi urabubona ko nta mwanda usigayemo. Koza na tetine ushyiramo urutoki kugira ngo ka kogesho kageremo, kuko usanga akenshi katageramo neza, ariko kucengezamo neza witonze, ku buryo ukora ibintu bisa neza, bifite isuku, bidateza umwana indwara zitandukanye, ngaho ama infection, ngaho gastroenterite, umwana akarwara ubwaro bwo mu nda budasobanutse. Urabona ko iyi tetine yacu imeze neza, nta kintu kirimo, nta mata arimo, irasa neza. Dukora isuku y'ibikoresho by'umwana, twigira hamwe uburyo twafasha ababyeyi cyane cyane bakibyara bwa mbere, nibo bakunze kugira bino bibazo. Ugasanga ntago azi uburyo ibikoresho by'umwana bikorerwa isuku, ntago azi ngo ese ibikoresho ibi n'ibi nabikura hehe. Mbibutsa ko izi bibero zigurwa mu maduka y'abana acuruza ibikoresho by'abana n'imyenda, byose wabisangamo, cyangwa se muri farumasi. Abantu benshi dukunda kujya muri farumasi kuko niho haba hari ibikoresho bya mbere byizewe, bifite ubuziranenge buhagije, kurusha uko twajya gushakira mu maduka yandi yo hanze. Inshuti zanjye rero, nabonye abantu munkurikira mumaze kuba benshi, ariko nimukora subscribe. Nimukore subscribe, nimba urebye ikiganiro ukagikunda, kora subscribe, ukore like, share na comment, ubundi muduteze imbere. Dukomeze tubahe ibiganiro byiza biryoshye, kandi ugize ikibazo ujya muri comment ucyandike, natwe tugusubize. Hariho ni na nimero ya WhatsApp watwandikiraho ugize ikibazo cy'umwihariko, ubundi tukagusubiza tuberewe, kugira ngo tube abajyanama banyu.
nkuko mubibona rero ndi kugenda nshyira aho ndi buze kunyuguriza bya bikoresho by'umwana turi koza, za bibero turimo turoza z'umwana n'isuku nyinshi cyane, dukoresheje amazi meza n'isabune. Nimba video wayikunze wayisharinga ukayiha ntuvuge ngo ntabwo ngewe nonsa, ngewe naracuze. Ushobora kuba ufite umwana wawe uri konsa, ushobora kuba ufite murumuna wawe uri konsa, yewe ushobora no kuba uri umugabo ufite umugore utwite cyangwa se uri kwitegura kwibaruka cyangwa se uri no konsa. Nyabuna byamufasha ko ngewe nagize inspiration kuko nanjye ntwite najyaga ndeba kuri YouTube abandi uko babigenza, niho nanjye nakuye inspiration nkavuga nti wayi ntafasha abandi babyeyi ko ndi umuforomokazi, hari icyo nanabyizeho, nzi byiza by'isuku, nzi byiza byo gufasha abandi, ko hari ababyeyi baba batazi iyo biva n'iyo bijya, ariko ni byiza ko dufatikanya muri uru rugendo. Hari n'abagira ubwoba bwo kubaza akavuga ati mfite umushuti wanjye ariko mfite ubwoba bwo kumubaza, kuvuga ati yankwemna kuba nazi ibi bintu, ariko twebwe nicyo twaziye hano kugira ngo tubafashe dufatikanye muri uru rugendo. Mubyeyi ushobora kuba utwite inda akaba yarakugizeho ikibazo, ukaba wibaza ngo ese kuki ibi ngibi bimbaho, wajya muri komenti ukagusobanurira nta kibazo, kuko nicyo tubereyeho, ubujyanama bwacu nicyo bubereyeho. Nkuko mubona rero turi kunyuguza bya bikoresho tuvanye mu isabune tumaze koza, murabona ko birasa neza cyane nta mwanda bifite. Ariko ushobora kwibwira ngo ubu nahita ngifata nkagenda nkajya guhera mu mwana. Hari mikorobe zidapfa zipfiriye mu mazi akonje, hari izipfira mu mazi ashyushye, kandi izo mikorobe zidapfa zipfiriye mu mazi akonje nizo turi kurwanya, uko akenshi zitera abana infection, ugasanga agize infection zo mu mara, agize infection zo mu maraso, agize amadiyare adasobanutse. Aha rero tubishyize niho tugiye kubijyana, tugiye kujya kubiteka. Ngaho komeza urebe video, ntuhagarikira aho ngaho, wikihutisha. Nyabuna kurikira video mpaka irangiye, niyo nkunga ya mbere kandi natwe nicyo tubereyeho kugira ngo tubafashe. Rero dore agasafuriya kanjye ngaka nkoresha, aka ni agasafuriya ntekamo ibikoresho by'umwana. Nkuko twabibonye nari ndimo mbwira abantu badafite ubushobozi. Ni ukuri ushobora kuba udafite ubushobozi buhagije, uvuga ati ariko mfite amasafuriya ahagije, si ngombwa ko njya kugurira ahandi. Fata isafuriya imwe uyiharire umwana, uyikorere isuku ise neza, mbese igihora isa neza igihe cyose. Ufate isafuriya yo gutekamo ibikoresho by'umwana, ufate n'indi yo kumutekeramo ibyo kurya by'umwana, kuko ntabwo uzafata amavuta ujye kuyavanga na bibero z'umwana umuheramo amata cyangwa se umutekeramo umushyiriramo amashereka. Rero ngwino tubane, ngewe dore isafuriya yanjye ngiyi, urabona ko nta kintu itwaye, irakomeye, imeze neza. Nari maze gushyiramo rero bya bikoresho tumaze koza, urabona ko birarengewe n'amazi nta kibazo. Ubu rero tujyane njye kubiteka. Stay tuned, ndabereka bimaze kubira n'uburyo tubyarura naho mbyarurira. Ugomba kuba ufite igikoresho cyiza cyo kubyaruriramo, cyuje isuku, kandi udakoresha ibindi bintu byose, gipfundikirwa ku buryo kitajya mu ndi mwanda. Uko mubibona rero za bibero zacu twari dutetse, murabona ko zahiye, amazi yabize, zatangiye no kuzamuka hejuru kubera ubushyuhe, murabireba. Uko rero nabiberetse, twatangiye turi koza ibikoresho bibero z'umwana, twazitetse. Ubu rero tugiye kuzarura. Nkuko mubibona ni byiza ko uba ufite akabuwate ko kwaruramo, kagenewe kwaruramo bibero z'umwana gusa. Dera kandi ngewe ngaka ngaka nkoresha. Rero nawe washaka kawe nago gahenda, hari n'akanini kako, hari akagura ibihumbi 2, ngewe aka kanya nakaguze 2500, ariko nibyo bya bindi nababwiraga, shaka igikoresho cyizewe gifunze neza ku buryo bibero z'umwana zitazajyamo umwanda.
rero ntabwo ari ngombwa ko mu kwarura warurisha intoki, niyo mpamvu ngiye ku bwanjye ndi gukoresha ifurusheti. wowe ushobora kuba ufite ikindi gikoresho wakoresha bikakorohera mu kwarura, kandi bya bikoresho by'umwana utabikoreshejeho intoki ngo ube wabyanduza, mbese washyiraho za mikorobe ziri mu ntoki zawe kandi umaze kubiteka. Azarura neza, amazi ukayamaramo ukayakuramo, ukazishyira mu kabuwate kawe kabugenewe wageneye gushyiramo bibero z'umwana. Ntabwo ari ukubishyira aho ubonye hose, ntabwo ari ukuvuga ngo dore ngo ngiye kubishyira ngo ku isahani ngo mu kanya ndaza kubikuraho ngiye kugera. Aho ubishyize hatizewe ni hahandi bishobora guteza umwana uburwayi budasobanutse. Fata buwate yawe rero uyipfundikire, urabona ko nubwo kakitura hasi ntabwo za bibero zagwa, karizewe kameze neza kandi gafite isuku. Kagatereka ahantu hawe heza hari sefu, haba mu kabati cyangwa se ahandi wageneye kukabika. Zanjye ngewe nazitetse, wowe ushobora kuba ufite ubundi buryo bwawe ukoresha usukura bibero z'umwana wawe. Ushobora kuba ufite sterilizer ushyiramo bibero z'umwana ukaziteka zikaba zimeze neza. Ngewe nkoresha amazi ashyushye yabize nkabitekana mpaka bikabirana. Hari n'ababifata bagafata amazi ashyushye yabize bakanyuzamo muri bibero mu mazi, ariko nge ku bwanjye sinizera ko, sinumva ko byaba byizewe, isuku yabyo yaba imeze neza kuruta uko wabifata ukabishyira mu mazi bigatugutana n'amazi akabira, uba wizeye ubuziranenge bwazo. Ngewe rero zanjye nazishyize muri buwate ngizi naziberetse, ubu ngubu hasigaye kujya kuzibika aho nageneye kuzibika. Rero bitewe na buri umwe n'ubushobozi bwiwe, buri umwe afite uburyo ki yateguramo bibero z'umwana kandi zikaba zisukuye, zifite ubusuku ku rwego ruhagije kandi bitagombeye kugusaba ibiciro biri hejuru. Nk'uko twabibonye, hari ibintu byinshi twabonye bibungabunga umutungo w'urugo. Bibero iyo uzifashe neza ukaziteka ukazigirira isuku, ntabwo bigusaba ko uyu munsi bibero yapfuye, yanutsemo amata yagaze, yamaze igihe imitsi, wayiteka igasubirana umwimerere wayo, kandi ukaba wayikoresha mu gihe cy'umwaka cyangwa se mu gihe cy'umwaka n'igice, bitewe n'igihe umara ukoresha bibero ku mwana wawe n'igihe uyimukuriraho. Rero girira isuku ibikoresho by'umwana, yaba ku myenda ye, yaba basi ukoresha umukarabirizamo, byose gira isuku ku mwenda w'umwana, gira isuku kuri buri gikoresho cyose cy'umwana. Rero video yacu nahangaha irangiriye. Inyigisho y'uyu munsi yari iyi ngiyi. Komeza ukurikira ibiganiro byacu ukanda subscribe, ukore kukazogera kuri notification kugira ngo uko tuzajya twaploadinga video uzajye uyibona. Njye tubereho nk'abajyanama, nk'uko nababwiye ndi umuforomokazi, nitwa Ashimwe Gitaragape Konsole. Ukeneye ibindi bisobanuro jya muri comment ukore share and like. Ndabakunda. Ciao ciao.